Ndabasuje kandi abakira inshuti za Kivu Updates mbahaye ikaze ku makuru agezweho ku mutekano politiki na diplomasi n'ingingo mpuzamahanga dukomozaho aho tuganira kubera mu Burayi burasirazuba bwo hagati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibice bitandukanye. Nitwa Semugeshi Bayingana, tuganira kenshi kuri izo ngingo. Reka n'ubu tuganire by'umwihariko mu burasirazuba bwo hagati. Ikibazo cya Israel ndetse na Hamas ni kimwe mu bikomeje guhuruza isi kuri ubu, bitewe nuko amwe mu mabanga akomeje gushyirwa hanze agaragaza deal cyangwa se gahunda y'ubucuruzi bw'imfungwa hagati y'ubutegetsi bw'i Tel Aviv ndetse n'abarwanyi ba Hamas. Byifuzo kandi by'ubutegetsi bwa Amerika cyangwa se perezida mushya wa Amerika Donald J. Trump wifuza ko yafata umushinga wo kubaka Gaza, nicyo Hamas itekereza kuri iyi ngingo. Byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Turareba hamwe kandi uko Hamas yamaze kwiyemeza ko igiye kurekura imfungwa zose icyarimwe kugira ngo bise nkaho bihuma amaso ubutegetsi bw'i Tel Aviv. Agahenge gakomeze tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu nibwo igika cya kabiri cy'agahenge cyangwa se ceasefire izaba ikomeza. Igice cya mbere kizarangira tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu, bivuze ko haramutse hariho ubwumvikane hagati impande zombi nakabuza faze ya kabiri y'akagahenge ishobora kwita ikomeza. Amwe mu mashusho n'amafoto ari kugaragara ku mbuga nkoranyambaga arerekana abarwanyi ba Hamas ntacyo bikanga bari kugendagenda mu miturirwa imwe yasenywe itarasenywa muri Gaza, bigaragaza ko noneho batakisha mu mavuriro ndetse no mu mashuri no mu mirimo bari bihishe. Abarwanyi ba Hamas baragaragarira amaso, amwe mu mafoto rwose araberekana ndetse n'amadarapo abaranga mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara, bari kugendagenda mu ngo z'abaturage ndetse banatangira imishinga yo kongera gutuza abanyagazawi nyuma y'uko igisirikare cya Israel kikuye mu muhora wa Netzarim bahise batangira gutura mu gice cy'amajyaruguru. Ibi byose rero ni ingingo tugiye kurebera hamwe, tunareba icyo Hamas ivuga ku kurekurira imfungwa icyarimwe ndetse na politiki ibyihishemo inyuma. Reka rero tudatinze duhite twanzika duhere kuri ingingo ivuga ko hari gahunda y'ubucuruzi hagati y'ubutegetsi bw'i Tel Aviv ndetse na Hamas ku bijyanye n'imfungwa navuga z'intambara. Tariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023 nibwo Hamas yatunguranye cyane, ariko bamwe batangaza ko atari ugutungurana kundi, ahubwo ari gahunda ubutegetsi bw'i Tel Aviv bwari busanzwe buzi. Ndetse Netanyahu we ni na kenshi yagiye ashinzwa ko yagize uruhare muri kiriya gitero, ndetse rimwe na rimwe bikavuga ko yanamenyeshejwe mbere gato agakomeza kwitinzaho iminota isaga 10. Kugira ngo mu biganiro twagiye tuganira mbere twabikomojeho tureba ukuntu Benjamin Netanyahu afite ahantu ahura na kiriya gitero cya tariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023. Kuri ubu rero gahunda igezweho nuko izi mfungwa z'intambara z'abanya-Israel zari zikiri muri Gaza cyangwa se zigifitwe na Hamas, aho zari zifungiye agiye atandukanye atigeze amenyekana, ziri gushaka kurekurwa ku bwinshi. Ndetse nabonye umuvugizi wa Hamas witwa Hazem Qasem ari we watangaje ko bari muri iyi mishinga yo kuba barekurira icyarimwe. Muri iki cyumweru barifuza ko nibura imfungwa 10 zishobora kurekurwa, harimo 6 bazima ndetse na 4 bishwe, cyane ko Hamas yagiye ibyemera ko hari abagiye bicwa bitewe rimwe na rimwe no kunangira umutima cyangwa se kubikora nko kwemeza ubutegetsi bw'i Tel Aviv. Kimwe mu bintu bakeka ko bishobora no kuza kurakaza ubutegetsi bwa Israel, guhabwa bamwe mu bishwe batishwe n'uburwayi ahubwo barishwe ku bw'itegeko ryatanzwe na bamwe mu bayobozi bakuru muri Hamas. Ni gute rero hazamo deal ijyanye no gucuruza zino mfungwa? Ntago ari imfungwa z'intambara ko si abasirikare, ahubwo ni nabari barafashwe bugwate bagafungwa na Hamas. Nk'uko bikomozwa cyangwa se bikomeje kugenda bivugwaho, nta kindi gituma hatekerezwa ko iyi ari deal y'ubucuruzi bw'abantu, ariko kandi bifitemo na byinshi byihishemo, nubwo mu mapuro bigaragara ko ari ukurekura abantu bafashwe bugwate. Igisirikare cyangwa se umutwe wa Hamas urwanira kwishyira ukizana ko abanye-Palestine umaze igihe kitari gito urwanira muri Gaza ndetse no mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko aho wagiye urwana cyane kugarura ndetse no kwimira ko Israel yakomeza kwaguka byagukira muri biriya bice Palestine iteretseho. Kuri ubu Israel ifite icyifuzo cy'uko bakagura ibice by'ubutaka bwabo paka basuranye amakarita bahoranye mu bihe byo hambere, nk'uko yanabigaragaje mu nama iheruka yahurije hamwe UN ni mu kwezi kwa 9. Benjamin Netanyahu muri UN General Assembly yarabigaragaje ndetse yerekana ko aho bifuza gufata naho bifuza kugera, igice gito gikora kuri Syria, igice kiri kuri Lebanon
ndetse birumvikana n'akara gace ka Palestine. Izi mfungwa rero cyangwa se abafashwe bugwate bari gukoreshwa inabo agahenge urebye gashingiyeho kano gahenge hagati y'ubutegetsi bw'i Tel Aviv ndetse n'abarwanyi ba Hamas bishingiye kuri aba bafashwe bugwate, kuko uko bari kurwa kenshi cyangwa se uko bari kurirwa rimwe ni nako ubutegetsi bw'i Tel Aviv busa nkaho buri gucisha make. Kuri ubu rero Hamas irifuza kugera kuri imibare myinshi icyarimwe kugira ngo base nk'aboshyushya cyangwa se base nkaho bagaragariza Tel Aviv ko bari mu murongo wo kumva ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo kano gahenge kifuza. Ubutegetsi bw'i Tel Aviv kugeza ubu ni buremeza ko bwatsinze urugamba, Hamas nayo nirabyemeza ndetse ngo na n'uruhande urwo ari rwo rwose rwifuza gutangaza ibi, ariko Hamas yo ikaba ikungukira cyane ku gitutu cy'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibigo byigenga biharanira uburenganzira bwa muntu bitewe n'ibikorwa by'ubwicanyi ndengakamere abanya-Israel cyangwa se igisirikare cy'aba IDF bakoreye hariya muri Gaza, cyane ko imibare igaragaza ko nibura hafi 148 byishwe, tabariyemo 100 hafi na 10 byakomeretse n'abandi benshi kugeza ubu bataramenyekana baburi birengera. Ibi byose rero ni bigaragaza uko ino gahunda y'imfungwa cyangwa abafashwe bugwate iri gukoreshwa mu nyungu bwite. Trump mu minsi ishize yagaragaje ko afite icyifuzo cyo gutuza cyangwa se cyo kongera kubaka Gaza, agaragaza ko afite iyi gahunda Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwo ubwo burenganzira bwo kujya kubaka muri Gaza. Hamas nk'uko byagiye bigenda mu myaka yabanje, akenshi mu ntambara bagiye bavamo batsinzwe cyangwa se rimwe na rimwe bigezwemo uruhare n'ibihugu bikomeye mu isi na community international, bagiye bagaragaza kenshi uko bagiye bubaka Gaza, nibo bagiye bayiyubakira. Kuri inshuro rero ubutegetsi bw'i Tel Aviv, mpamvu navuze ko ari bisa nkaho biri muri forme y'ubucuruzi, nuko kugeza kuri ubu ngubu ubona impande zombi ziri kurwana no kugerageza kubaka Gaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko zibyifuza, Israel nayo igaragaza ko ibyifuza, ndetse n'abo barwanyi ba Hamas ubwabo bagaragaza ko babyifuza. Iran nayo nuko yagaragaje ko ibyifuza. Muri make kubaka Gaza cyangwa se ukongera kuyubaka bundi bushya bisa nkaho ari inyungu, bibitse inyungu nyinshi, ndetse ubona ko ibihugu by'ibihanganye n'ibigo byabo rutura bisa nkaho birangamiye ari amasoko, ari nacyo intambara isobanuye akenshi ibifite cyangwa se ibifite inkurikizi z'inyungu z'ubucuruzi n'izindi nyungu politike. Uko utavuga rumwe rero ko ushobora kubaka Gaza nibyo bikomeje guteza ikibazo, kuko Hamas kuri ubu yavuze ko mu minsi iri imbere imashini ziremeye n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kuzamura imiturirwa biraba byamaze kwinjira, ndetse barifuza ko barekura n'izi mfungwa cyangwa se abafashwe bugwate babarekurira rimwe, bityo bigatuma igisirikare cya Israel cyasigaye muri Gaza hari ingabo zikiriyo nko mu muhoro wa Philadelphia ziracyahari, no mu bindi bice bigiye bitandukanye ari igisirikare cya Israel IDF kiracyafite military base muri biriya bice. Barifuza ko bose basohokamo, buruko barekuye abafashwe bugwate benshi bagasohokamo nabo ku bwinshi, ndavuga bano barwanyi ba igisirikare cya Israel IDF bagasohokamo ku bwinshi, bityo noneho bigasigira Hamas umurongo n'inzira yo kureba uko bakongera gushushanya Gaza ikubakwa mu buryo bwuzuye. Ariko kandi nanone ukubaka Gaza Tel Aviv batabigizemo uruhare nabyo kikaba ingingo idashoboka, kuko kuba barabiretse mu myaka yagiye itambuka ibyo byatumye Hamas igerageza cyangwa se igera ku bushobozi bwo kubaka za nzira zica munsi y'ubutaka, kuko babikoze ko bari bahawe uburenganzira bwo kubaka Gaza, bashyiraho imbaraga bubaka ziriya nzira zica munsi y'ubutaka. Ari na kimwe mu bintu byagiye bigora cyane igisirikare cya Israel IDF, aho ibitero byo mu kirere byabaye successful ku kigero cyo hejuru, ariko ibitero byo ku butaka bikabagora cyane kuko barwanaga n'abantu bibera mu ndake baba munsi y'ubutaka. Hamwe muri bo bari baragiye bubaka amazu, abandi baraciye imiyoboro myinshi. Gaza bavuga ko imihanda ubona hejuru irutwa kure, cyangwa se imihanda iri munsi ya Gaza ariyo myinshi, cyangwa se inzira izo nyinshi kurusha imihanda n'inzira zishobora kugaragara hejuru. Ibi rero byose bikorwa kuko Hamas yahawe inzira n'umwanya wo kwiyubakira Gaza. Gaza rero kugeza ubu ntabwo biramenyekana neza ngo ninde uzahabwa akazi cyangwa se ninde uzegukana, ninde uzayiragwa mu bijyanye no kuyubaka no kongera kuyisana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabyifuza, ndetse Trump muri ya gahunda ye benshi bita umuhindo yo kuba yagenda agaragaza ubushake bwa Amerika bwo gufata ibice bitandukanye, yarifuje ko na Gaza nayo ari igice bashobora kugenzura. Iran iri hafi aho, Turkiya irahari, Arabia Saudite birimo, Qatar irahari, Israel nayo irahari. Urabona ko kubaka Gaza nabyo bishobora kuzaba indi nkundura ikomeye nyuma y'urugamba
amasasu n'urukirwa iherezo. Dutegereje kureba tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu niba bizakunda, niba koko iyi nzira y'amahoro cyangwa se uku gushaka kw'amahoro ibihugu byombi byifuza bizagerwaho. Kuri uyu munsi rero Hamas nibwo yaje kubishyira hanze rino tangazo igaragaza ko barimo ifite bakene kubarikura ku bwinshi kugira ngo nabo bakomeze bahabwe kwizana ndetse bahabwe n'ibiyagaza barabona ko bakiri mu murongo. Ibindi kandi biratuma niba hariho na gahunda zo kwinjiza abarwanyi bashya muri uyu mutwe bikunda kwegera nk'iki cy'agahenge ku bahanganye mu bari mu ntambara nabyo bikunze kwifashishwa cyane, hakabaho kongera kunywa ku mazi kongera hanze bakaba mu ntambara agasabwa kongera guhumeka umwuka w'ubuzima. Ibyo Hamas ibigaza cyangwa zose bireba mu bijyanye no gushakisha amahoro nazo ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zihurize hamwe cyangwa se zongere zishyire imbaraga zabo muri biriya bikorwa. N'aya makuru rero twari tubafitiye ku byerekeye izi gahunda zo gucuruza abanyagazawi biri gukorwa ndetse n'abajuif birumvikana ubutegetsi bw'abazayoniste buri gukora uruhande rumwe, aho imbohe zafashwe arizo ziri gukinishwa politiki ari nazo kandi zishingiyeho agahenge Hamas ndetse n'ubutegetsi bw'i Tel Aviv bemeranyije. Twarebye kandi ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu mishinga yo kugerageza kwegukana intebe bizatuma basana bakagaza, kuko harimo n'umushinga uhagaze miliyaridi nyinshi z'amadolari mu gihe Amerika bihawe uwo murongo, ndetse kandi nk'uko twagiye tubibona bishobora gukumira cyangwa se bishobora nanone kuzakora ku banyagazi mu myaka iri imbere. Niyo mpamvu Hamas itabishaka. Mwabonye ibyo bakoreye Hezbollah ubwo bya byombo Pages bakoreshaga byabaturikiragaho. Ntago rero Gaza itubatswe n'abanyagazawi, nta cyizere gihari ko izo nyubako zabo zitaba zitezwe n'ibiturika kugira ngo ubutaha Israel yifuza gukora za operation izabona aho ihera. Ntago wamenya icyo bano bazayoniste baba bateganya. Byinshi rero babivugwa mu burasirazuba bwo hagati no ku ruhando rwa